wagira gute waza gucungura umuntu. Hanyuma Yesu utareba nk'abantu udakora nk'abantu aravuga ati ariko njyewe ndemeye ntayo bwiza nicyo nari mfite mu ijuru ngiye gucungura umuntu. Haleluya haleluya haleluya. Reka tuzamure amaboko yacu tugateza. Haleluya 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 haleluya. Reka tuzamure amaboko gutya. Hari abantu butse urukundo rwa Yesu, hari abantu turwibutse. Reka dutere haleluya haleluya haleluya. Abantu butse urukundo rwa Yesu tuvuge ngo haleluya. Reka tuzamure ibiganza byacu kandi Yesu nashimwe. Hanyuma iminota dusigaranye ntabwo ari myinshi, ndabizi kugiye kurangira. Ngiye guhimbaza mu Imana kandi muri yasi njyamjyana ni seveni muri seveni kandi n'umukozi w'Imana Pasi Imana asize amavuta. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Zaburi Imana icyubahiro. Yewe nawe babari. Yewe nawe